izina ry'ubusenyeri si ukuvuga ko hari diyosezi mfite nshinzwe, ahubwo tubyita izina ry'icyubahiro rihabwa umusaseridoti, musenyeri we ashima, agashimira ibintu byinshi, akabimusabira kuri nyir'icyubahiro nyir'ubutungane papa uyobora kiliziya. Yagereranyije imikorere imwe n'imwe y'abamisiyoneri ba Afurika aribo bapadiri bera n'iy'abapadiri b'abanyarwanda. Abamisiyoneri ba Afurika bitaga Père Blanc bo bihatiraga kumenyerana n'abakirisitu, baza kwiga ururimi, bakiga n'umuco, none bakurikije ibyo bita ubusabane, basabanaga cyane n'abakirisitu bacu. Ariko iyo ari umunyarwanda abakirisitu bamwibonamo, nawe yaba adafite uburyo byo twitaga byo kugira amajyambere, gutanga akazi, kubaka amashuri, za santarari, za kiliziya, ariko baramutinyukaga gusabana nabo kurusha ko basabana n'abamisiyoneri. Yavuze no ku bwitabire n'ishyaka yabonye muri diyosezi ya Ruhengeri. Muri rusange kuva tw'abasaseridoti kugeza n'ubu, ikintu mbona gikomeza ni ubwitabire. Donc kiliziya iri aho itanga inyigisho, asaba ati niba mushaka kugira ubwami bw'Imana nimubatizwe mukomezwe n'iki, ubwo bwitabire burahari. Noneho hakaba za paruwasi ntizigira ishyaka rimwe. Paruwasi z'ibigugu nka Rwaza, nka Janja, nagize imana yo kuzibamo nubwo byabaga ari imyaka mike bwose, izubona nyine Kristo bwarashinze imizi. Ndibuka nka ndi Busogo, kubera ko hari abanyamadini bandi benshi, twakunda gusaba impushya aho kiliziya ibyemereye byo gushingira abantu badahuje idini, musenyeri akaba ari gusinya amasezerano none tukabashyingira. Ndibuka ko i Rwaza ntabwo bibayeho cyane, ariko igihe nariyo mu 2001 haje kugeze kuza abantu batwita abasirimu. Umwe ari umuhungu ari mu yindi dini, umukobwa ari umugatolika, arabimbaza nta kibazo rwose, muza n'ababyeyi, dore amasezerano ngaya muyasinye mwembi, nanjye sinye na musenyeri asinye. Umuhungu araza, se w'umukobwa araza ngo padiri rwose niba ari n'idini rishya muzanye, iryo ngiryo ntiryankundira, abasore ntibabuze, ntabwo nshobora gushyingira umuntu tudahuje idini. Ninde wakwicara mu rugo rwanjye n'iki byose? Ntabwo navuga ngo uwo muntu yasigaye inyuma. Oya, babifitiye izo paruwasi, ubwo nawe baragukosora iyo ugize ibintu ushaka kubazanamo batamenyereye. Yanavuze ko paruwasi zegereye ibirunga zo zagiye zigira ibibazo byihariye. Hari paruwasi nshya rero zagiye ibibazo byihariye cyane, nk'izi zegamiye ibirunga, nk'isakaramento byo gushyingirwa bakiri abasore n'inkumi. Ntabwo igihe twari muri paruwasi twabonaga bitarafashe neza, barishingira. Ntangiye kuvuga ngo n'umutima mwiza, kuko nyuma y'ukwezi bagaruka ngo tuje kugarukira Imana, ariko kugira ngo basezerane twarabyize, dushaka impamvu zimwe bakazitubwira, imyenda yo mu kiliziya, za vuware, inkwano n'iki, ariko bikanga ntibifate neza. Icyo abo ngubu navuga bagenda bongeraho, cya mbere n'imiryango remezo ituma twegera abakirisitu, tugaha ijambo abarayiki. Hari icyo nakwita ubutumwa bw'amakorari. Korari rwose
ateranya urubyiruko n'iki byose. Hari imivumo y'urubyiruko dukura kuri Mutagatifu Yohani Paul wa kabiri yagiye ifata, noneho akaba n'ibyo kwihaza mu bidutunga. Ibyo ni bishya rwose, igihe cyacu cy'icyo gihe ntabwo byabaga.